turabasuje neza mwese bakunzi ba Main News TV, ni wa mwanya tubagezaho amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Aya makuru mwateguriwe na Nitangishaka Eric Manetsi. Dore amakuru ingingo z'ingenzi agiye kuba yibandaho. Tugiye kubabwira ko ubwo Perezida Paul Kagame nyakubahwa w'igihugu cy'u Rwanda aheruka kugirana ikiganiro n'itangazamakuru, yavuze ko ibibazo bya Kongo bitagomba kuba umuzigo w'u Rwanda, ngo ko kwikoreza ibi bibazo igihugu cy'u Rwanda ari nko kwikoreza igihugu umurambo w'impyisi. Turaza no kubabwira ku kijyanye no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 94 ejo bundi ku tariki 7 z'ukwezi kwa kane nibwo icyunamo kizatangira. Turababwira ko kandi abayisilamu n'abayisilamukazi bose muri rusange ku isi baracyakomeje igifungo kitakatifu cya mwezi wa Ramadani. Iki gifungo kikaba kizarangira ku tariki 9 z'ukwezi kwa kabiri. Aya makuru kimwe n'andi tudakomojeho turaje mu kanya gato tuyabaramburira. Tubahaye ikaze nanone muri aya makuru. Ni amakuru mwateguriwe nanjye ubundi Nitangishaka Eric Manetsi. Nkuko twari tubabwiye mu ncamake, munyemere duhere ku ingingo ijyanye n'itangazamakuru. Perezida yari yaganye hari ku tariki 9 z'ukwezi, hari ku tariki 29 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2024. Perezida nyakubahwa Paul Kagame nibwo yaganiye n'itangazamakuru kuri Radio DC, abwira abanyamakuru ko ibibazo bya Kongo bitagomba kuba umuzigo w'u Rwanda, ko abanyekongo ndetse na Kongo muri rusange aribo bagomba kubyikorera, nk'uko kwikoreza ibi bibazo igihugu cy'u Rwanda ari nko kwikoreza umurambo w'impyisi. Reka tubabwire ko ku munsi wo ku cyumweru azaba ari tariki 7 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2024 nibwo igihugu cyose muri rusange cy'u Rwanda kizifatanya n'abandi bose n'isi yose kwizihiza kunamira abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi 94. Ubuyobozi bukaba busaba abaturage kwirinda imvugo nyandagazi cyangwa se amagambo y'ipfobya n'ihakana rya jenoside, ko ngo ibihano bitari byacika ku muntu wafashwe akora ibi ngibi, ngo leta ntizihanganira umuntu n'umwe wakomeje guhakana cyangwa se gupfobya jenoside yakorewe abatutsi muri 94. Abanyarwanda bose muri rusange bakaba basabwa kwibombarika. Ariko hagati aha Ubufaransa bwavuze ko nabwo buzifatanya n'u Rwanda mu kwibuka abacitse, mu kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi 94. Ubwongereza bukaba bwohereje ingabo zabwo mu Rwanda muri uwo muhango. Nkuko twatubikomojeho ku tariki 9 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2024 nibwo abayisilamu biteganywa ko bazarangiza igisibo gitakatifu cya mwezi Ramadani. Ibi ngibi bikaba byateye akajagari mu masoko, kuko ngo abaturage abayisilamu bari kujya mu masoko guhaha, barahaha ariko bakavuga ko ibiciro bari kubahenda ku masoko, bikavugwa ko imyambaro nayo yazamutse cyane bitewe n'uyu munsi mukuru bari kwitegura, ngo ko bari kugera mu soko bakabura icyo gukora, bikaba byatuma aba baturage batabona ubushobozi bwo kwigondera ibyo biribwa ndetse n'imyambaro bazambara kuri uyu munsi. Kandi turanababwira ko umugabo wari ukuze cyane ku isi, uyu mugabo yapfuye afite imyaka 142. uyu mugabo yapfuye kuri uyu munsi tariki 3 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2024, ari ku munsi washize. Reka dufate akaruhuko gato duhindukire mu kanya.
tubahaye twongeye kubaha ikaze n'ubundi mu gice cyacu cya kabiri cy'amakuru tuje kubagezaho ijambo ry'ubwenge cyangwa se inama y'umunsi. Kuri uyu munsi ni amagambo akomeye cyane twabazaniye, amagambo arimo ubwenge ugomba gusigarana kugira ngo ejo n'ejo bundi ubashe kugira icyo ubasha gukosora cyangwa se ubasha kwigezayo usitara ujya mbere. Kuri uyu munsi hari ijambo rikomeye cyane ry'ubwenge. Iri jambo riragira ati kumenya umuhanga bisaba umuhanga. Iri jambo ryavuzwe n'icyamamare bamwita Martin Luther King Jr. uyu yanze ibijyanye n'ubukoroni bushingiye ku ruhu mu gihugu cya Amerika. Yaranavuze ati biratangaje ko ururimi nta gufwa rugira ariko ngo ururimi rukaba rwasatura igufwa. Burya ngo amagambo tuvuga rimwe na rimwe ashobora kubyaza ibibazo bikomeye cyane, ariko avuga ko ururimi nta gufwa rugira ariko rukaba rushobora kumenagura amagufwa. Uyu mugabo yaravuze ati ntukite ku byo bavuga, jya wita ku byo bakora. Ati niwita ku byo bavuga bizagutuma udindira mu iterambere ryawe. Uyu mugabo yaravuze ati umusare mwiza agaragara mu nkubi y'umuyaga. Kugira ngo niba ubasha kwihanganira ibibazo komerezaho niryo terambere ryawe. Yaravuze ati gerageza unanirwe, gerageza ukore unanirwe ariko ngo ntukananirwe kugerageza. Yaranavuze ati igitonyanga cy'ubwenge kirusha inyanja yuzuye amazi ya zahabu agaciro. Yaravuze ati ushaka kumenya ukuri wagukura kuri ibi bintu bibiri ngiye kukubwira. Yaravuze ati ahantu hambere ushobora gukura ukuri ni ku mwana cyangwa se ku muntu wanyoye inzoga, aha niho honyine wakura ukuri. Yaravuze ati jya wita ku banzi bawe kuko akenshi ari bo bagugira akamaro, kuko ngo akenshi inshuti zawe usanga ziguhakuraje zihora zikubwira komerezaho, ariko burya abanzi bawe bo bahora bakwereka amakosa ufite bityo bikabasha gutera kuyakosora. Uyu mugabo yaranavuze ati iminsi yawe yose igihora ari mishya, ntihagire umunsi mushya uzabuza ugutungura kuko ngo iminsi yose kuri wowe igihora ari mishya. Yaravuze ati iminsi y'ubunani, iminsi ya Noheri, iminsi ya Marayidi ndetse n'indi minsi mikuru yose niza izajya igusanga uhagaze bwuma. Ibi ngo bizagufasha kutajijegajega mu iterambere ryawe, bigutere kwisahura cyangwa se kugira ibindi bintu ujyamo byatuma udatera imbere. Yaravuze ati mbere yuko ugira icyo uvuga banza ukaraga ururimi rwawe inshuro 7. Abenshi bahita bumva ko ari ukuvuga umanje gukaraga ururimi rwo mu kanwa inshuro 7, ahubwo ibi bishatse kuvuga ko ugomba kubanza gutekereza byibuze bihagije cyane kugira ngo ubone uvuge icyo ugiye kuvuga. Yaranavuze ati uba ababyeyi bawe bombi niyo maso yawe yombi. Niba udafite amaso yawe yombi menya ko udafite ababyeyi bawe bombi. Ati iyo ubuze umwe mu babyeyi bawe bombi menya ko ubuze rimwe mu jisho ryawe. Ibi byashakaga kugira ngo abantu twumve agaciro ababyeyi badufitiye tujye tubasha kububaha. Uyu mugabo yaranavuze ati yavuze ijambo rikomeye cyane nifuza ko twanasigarana mu buzima bwacu. Yarishyize mu rurimi rw'icyongereza aravuga ati without a plan to achieve your goal nothing will never change. Tugenekereje mu kinyarwanda yaravuze ati nta mipango yo kugera ku ntego zawe, ati nta na kimwe kizigera gihinduka. Abantu mutagira imipango yo kugera ku ntego zanyu mugapanga murabe mwumva, kuko ngo udafite imipango yo kugera ku ntego zawe nta na kimwe cyazigera gihinduka. Uyu mugabo yarongeye aravuga ati mu rurimi n'ubundi rw'icyongereza aravuga ati gangs are not all bad
but they often look people into a lifestyle that take away their freedom to reach their goal. Mu Kinyarwanda tugenekereje yaravuze ati udukundi twose si ko ari tubi, ahubwo akenshi dufungira abantu mu buzima runaka bubabuza kugira ubwigenge bwabo bwo kugera ku ntego zabo. Twihute cyane kurindi jambo yaravuze ati igihe ni nk'inkota iyo kigucice kiragutema. Abantu mukoresha igihe nabi murabimwumva. Yaravuze ati segonda rimwe kuri wowe rishobora kuba nk'umwaka, ushobora kuba ukozemo ibintu byinshi cyane, bityo uko ugomba kuribyaza umusaruro. Nabashimira cyane mwakoze kunyumva, mwumvaga kuri izi mikoro. Nitwa Itangishaka Eric Manetsi. Tuzasubire ku munsi w'ejo mu makuru azaba agezweho. Murakoze cyane.